tugira abantu tubana nabo bakamenya amateka yacu, twatandukana nabo bakaduciraho iteka, bakavuga ngo naho tuzagera, ariko bazategereza ibyo bagambirira, ntabwo bazigera babibona. Umurozi yarakumenyereye, Imana iraceceka. Uyu mugoroba ni gasopo, ntagazongera kukumenye. Iri joro ntiryongere kugutera ubwoba. Impamvu iriya nkoko ibikubwira ngo humura, iryo joro ureba ryanze gucya, nimo kurireba ryamaze gucya ntirigutera ubwoba. Inshuti mbi ni nko kubana na kanseri mu magufa, igenda iyamunga, igenda iyamunga gake gake. Buri inshuti mbi ruta intare iri mu ishyamba yashonje, kuko intare yakugwanya rimwe mu buzima, ariko inshuti mbi mubana igusekera ariko iri kukubara, irimo irahekenya amenyo. Cyagihe mu buzima bushaririye, cyagihe uri imfubyi, cyagihe ubona ugiye guseba, cyagihe abantu baguciraho iteka, ikigaragaza ko uzagera kure nuko naho wavuye hatari horoshye. Yagukuye mu cyaro ikakuzana mu mujyi wa Kigali, akazi k'Imana karacyakomeje. Yatumije wiga pirimeri, ukiga segonderi, ukiga kaminuza, kwizabura no kuguhereza akazi. Yakurinze 9-4, mumbwirire ngo akazi k'Imana karacyakomeje kuri wowe. Mandayi Bonesta kigaragaza ko uzagera kure, nuko hari ibyinshi abandi nawe bikakugera amajanja, ariko Imana ikanga ko biguhitana. Byinshi abandi Imana yarabigutambukije, ibyatumije abandi baseba Imana yarabikurinze. Murebe mu maso umubwire ngo hari amanyanga wakoze, ariko Imana yaragutwikiriye. Biramburira amaboko niba hari ibyo Imana yatwikiriye. Uyu mugoroba numva nitwavuga Imana, hari amanyanga wakoze ariko Imana ibana nawe. Oya mubaze ngo hari ayo wakoze nawe. Abemera ko Imana yadutwikiriye tuyihe icyubahiro. Icyambere, ibyafungishije abandi nawe warabikoze, Imana irabikurinda. Glory to be Jesus. Bibiliya yavuze ngo iki? Iravuga ngo babandi bategereza yuko Paulo ngo ari bubyimbe cyangwa atakinutse. Ugenda ugabanya mu gato, ngo ariko bamaze umwanya munini babitegereje, ngo babona ntacabaye, ngo barahindukira baravuga ngo ni Imana. Mumbarize ngo babandi nawe urabagira. Papa, tugira abantu tubana nabo bakamenya amateka yacu, twatandukana nabo bakaduciraho iteka, bakavuga ngo naho tuzagera, ariko bazategereza ibyo bagambirira, ntabwo bazigera babibona. Bazategereza gusaba kwacu Imana ituzamure, bazategereza ko akazi gasohokamo Imana iguhe poromosiyo. Baba bategereza yuko arapfa. Nemasa andipa sheni wige depa, barizo umuntu wari byakugeza amajanja, Imana irabigusimbutsa. Hari ibyakugeza amajanja, Imana irabigusimbutsa. Hari ibyashatse ko mwari, Imana irakwimana. Hari abashatse kumva, Imana irakwimana. Bashatse kuva mu kazi, Imana irakwimana. Bashatse ko wandagara, Imana irakwimana. Bavuze ko utazubaka, Imana irakwimana. Tukuramburiye amaboko Mana nyiribihewe, tukuramburiye amaboko. Hari ibyo wakoze mu ibanga abanzi bacu batazi, hari ibyo Imana yakoze. Uyu mugoroba hari ibintu bigiye guhinduka. Nigusenga Imana yambwiye ngo umurozi yarakumenyereye, Imana iraceceka. Uyu mugoroba ni gasopo, ntagazongera kukumenye. Ndashaka tuze kugira ibihe byiza byo gusenga. Ni umunsi wa Pentekoste.
kuzuza umwuka wera. nokuri Iyo umuntu yuzuye umwuka wera, reka mabwire, niba ushaka kubaho muri uyu mujyi wa Kigali ukabaho udafite stress, ni ukubaho ufite Yesu muri wowe. Abagenda na Yesu dufite ibanga abantu batazi. Bagenda na Yesu baradutega Imana, kuko yavuze ngo izatugenda imbere ikabitegura, tukabana abarozi bifuza ko umva ijambo ry'ubuhanuzi ry'uyu mugoroba. Imana irambwiye ngo izakurindira hagati y'abanzi bawe. Imana izakurindira hagati y'abifuza kutazamuka mu kazi, aho niho Imana izakurindira. Imana izakurindira hagati y'abifuza ko urugo rwawe rusenyuka, aho niho Imana izakurindira. Ijoro ni ijoro riteye ubwoba. Iyo bwije twese turaryama, ntituba tuzi ko turakanguka uretse Imana. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo ijoro ureba imbere yawe humura rigiye guca. Izo ntambara ureba imbere yawe humura uyu mugoroba zigiye kurangira. Ayo marira urarurira ku gitanda cyawe humura agiye kwibagirana. Aho wataye babuka hasebera humura ugiye kuhambarira icyubahiro cy'Imana. Aho bavugiye kuzapfa udahetse humura ugiye kubanyuraho ukikiye abana b'Imana. Abantu sibo Mana, imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana. Iyo bwije umwijima utangiye saa 8, saa 2, saa 3, umuntu wese aba ari ahantu ushobora kumutungura. Ndakwibutsa ko hashimwe Imana itubereye maso. Kigaragaza ko dukeneye Imana nuko nta bintu byacu dufite. Mbwira uwo muntu muri kwe ngo n'uwo mwenda wambaye si uwawe. N'uwawe se? Iyo ugiye kuryama urawuryamana kubera icyo ukuramo. Ubwira Yesu ngo dore nawiriwemo, ukamanika muri gahunda uti dore rero ngibi byawe ndabigushubije. Mbwira uwo muntu muri kwe ngo nta hantu wagera udafite Imana. By'umugoroba Imana ikugenda imbere. Kigaragaza ko ijoro rigiye guca. Ryajura abantu baba bihebye. Hari inkoko yitwa rusake iratangira ikabika, iravuga ngo humura, iri joro ntiryongere kugutera ubwoba, burya rigiye guca. Iri joro ntiryongere kugutera ubwoba. Impamvu iriya nkoko ibika ibikubwira ngo humura, iryo joro ureba ryanze guca, nima kurireba ryamaze guca ntirigutera ubwoba. Ubunini bwa Goliyati yariyo mahirwe ya Dawidi, kuko ahantu Dawidi hose yagombaga gutera ibuye byagombaga kumufata. Ntabwo byumvishe? Ubunini bw'ikibazo ufite niyo mahirwe yawe, kuko isengesho turi bwasenge ahantu hose rirapima icyo kibazo uko biragenda kose kirava. Twese turi hano nta muntu utagira inzozi, kandi buri muntu wese afite inzozi zo kuzabaho neza. Ariko kubera abadayimoni n'abarozi ntibifuza ko hari aho wagera. Uyu mugoroba Imana igiye kuguhereza connection y'Imana igiye kuza. Keneye abantu babiri baze hano, abagabo babiri baze hano. Muze murahagije. Tacho isubirire Imana iguha umugisha warugize umuhati. Egera hirya. Ndambura ukuboko kwawe kuzane hano, nawe kurambura ukwerekeze hano kuno kw'ibumoso. Uyu ni wowe ufite amasezerano y'Imana, ariko aya masezerano y'Imana urareba ahantu ari, urimo urarambura ukuboko ngo urebe ko wayageraho. Ese aya masezerano wabasha kuyageraho? Ariko njyewe uri hano fashe ku kuboko naguhuza n'ubu, kandi bikagira gute? Hari ikintu Imana yambwiye. Ngira uwo muntu muri kumwe ngo suku udafite inzozi zo kugera kure, aho kuwabuza umuntu gufata ukuboko ngo akugeze kure.
inzozi zo gushaka urazifite, ahubwo wabuze umuntu wakugeza ku nzozi zawe. Ndibutsa buri muntu wese uri hano, nta muntu ushobora kugusobanura biruta uko we asobanutse muri we. Iyo uhuye n'injiji gusobanura nk'injiji, wahura n'umunyabwenge akagusobanura nk'umunyabwenge. Ngira uwo muntu muri Kongo bariya bakuvuga baraciriritse, humura, hari igitondo bazaceceka Imana ikwibutse. Mujye kwicara. Ndatangaza uyu mugoroba, Imana iguhereza inshuti nziza. Hallelujah. Ibande bakeneye inshuti nziza ngo tuzamurire Imana amaboko. Inshuti nziza zituruka ku Mana. Vuga ngo Mana nakiriye inshuti nziza. Mana nakiriye inshuti nziza. Inshuti mbi ni nko kubana na kanseri mu magufa, igenda iyamunga. Genda iyamunga gake gake. Buri inshuti mbi ruta intare iri mu ishamba yashonje, kuko intare yakugwanya rimwe mu buzima, ariko inshuti mbi mubana igusekera ariko iri kukubara, irimo irahekenya amenyo. Ngira uwo muntu muri kwe ngo mpamagaye inshuti zituruka ku Mana. Mpamagaye inshuti zituruka ku Mana. Tugiye gusenga Imana.